Okay, okay. Mbaha ikaze kuri Fastborn TV show. Ka turebere hamwe noneho ubundi ukuntu abaminisitiri mu Kinyarwanda umuntu yagerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Hano simamya ko umubyeyi cyangwa umusaza urepfiriya ahantu kure cyane azavuga ngo iyo bamubwiye ngo Dr. Vincent Biruta ni Minister of Interior ngahite yumva ibyo ari byo. Reka tugerageze kugenda tubishyira mu Kinyarwanda hanyuma turebe ko byajya mu buryo ndetse n'abanyarwanda bashe kubisobanukirwa. Reka duhere hano hejuru nk'uko bigaragara. Iyi foto ntabwo ingana n'izindi, yo rwose iriho n'ibendera ry'igihugu. Uyu yitwa Dr. Edouard Ngirente ni ni Prime Minister. Prime Minister ni ukuvuga ngo ni Minisitiri w'Intebe, Minisitiri w'Intebe mu Kinyarwanda niko umuntu wenda yagerageza kubivuga, ariko nako bimeze. Hanyuma dukomeze kuri uyu murongo, hakurikiyeho hejuru Judith Uwizeye Judith ni Minister of the Office of the President, in the Office of the President, ni Minisitiri mu biro bya Perezida mu Kinyarwanda. Hanyuma dukurikiye hirya gato hari Ines Mambara. Muramubona ni uyu nguyu tugezeho, ni Minister in the Office of Prime Minister. Prime Minister twamubonye hano hirya, twabonye ko ari Edouard Ngirente, ni Dr. Edouard Ngirente ni Minisitiri w'Intebe. Noneho dufite Ines Mambara, uyu ni Minister in the charge ni Minister in the Office of Prime Minister, ni Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Minisitiri ufite inshingano mu biro bya Minisitiri w'Intebe, Minister in the Office of the Prime Minister. Ni Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Ego, ako karumvikana neza cyane. Hanyuma dukurikiye hari Yusufu Murangwa. Yusufu Murangwa ni Minister of Finance and Economic Planning. Cyo ni Icyongereza. Hanyuma mu Kinyarwanda umuntu yagenekereza akavuga ngo ni Minisitiri w'Ubukungu na Gahunda, ni Minisitiri w'Iterambere n'Ubukungu. Minisitiri w'Iterambere n'Ubukungu nibyo. Hanyuma tugifite hirya Richard Tushabe, ariko ubwo turasoma Richard Tusabe mu Kinyarwanda. Richard Tusabe mu Giswahili cyangwa se mu kindi kirimi icyo ari cyo cyose cyo muri South Africa. Yitwa Richard Tusabe ni Minister of State in charge of the National Treasure. Uyu noneho ni Minisitiri ushinzwe ubukungu. Minisitiri ushinzwe ubukungu. Urumva ari ibyo. Ku buryo wabwira muzehe wenda ashobora kuba na Minisitiri wenda ababyeyi batarize, bakakubaza ati muhungu wanjye ukora iki? Ubwo se wamubwira ngo ni Minister of State in charge of the National Treasure. Birasaba nibura kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo abashe kubyumva. Umutungo, ashinzwe umutungo n'ibyo ngibyo. Treasure, ashinzwe umutungo w'igihugu. Mutesi Linda Rusagara, uyu ni Minister of State for Resource Mobilization and Public Investment in Minicofine. Uyu ni Minisitiri w'igihugu ushinzwe gukangurira ndetse no gushishikariza ishoramari muri Minicofine. Minicofine ni Minisiteri y'ikira. Muce inbox munyandikire mumbwire. Nuko twihuse dufite Dr. Ildefonse Musafiri.
uyu ni Minister of Agriculture and Animal Resources. Mramubona ni Dr. Ildefonse Musafiri. Ni minisitiri w'ubuhinzi ndetse n'ibikomoka ku nyamaswa n'inyamaswa, minisitiri w'inyamaswa, ubuhinzi n'ubworozi. Okay, nabivumbe mu Kinyarwanda cyiza. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi. Very good. Byiza cyane. Yitwa Dr. Ildefonse Musafiri. Hanyuma tukagira nanone Eric Rwigamba. Eric Rwigamba ni Minister of State for Agriculture and Animal Resources. Uyu noneho nawe ni Minisitiri w'ubuhinzi n'ibikomoka ku matungo. Nuko niba atari byo mukora ubushakashatsi namwe nuko nguko ariko niko bimeze. Gaspari Twagirayezu ni Minister of Education. We so wari usanzweho harya ni Minisitiri w'uburezi. Minisitiri w'uburezi. Claudette Claudette Irere ni Minister of State for Education. Byumvikane ko ni Minisitiri ushinzwe uburezi mu gihugu, ariko ubwo bisobanuye ko ashobora kuba yungirije Minister of Education, ko state inchi igihugu biba byajemo. Bibavange nanjye wasanga byamvanze, ariko nuko bimeze. Paula Ingabire ni Minister of ICT and Innovation. Ni Paula Ingabire. Uyu ni Minisitiri wa ICT ndetse na Innovation. Minister of ICT and Innovation wango ni Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga n'udushya. Nuko bimeze. Dr. Sabe Nsanzimana Tunyweresi, uyu ni Minister of Health. Kunda kuvuga ati rubyiruko bajene Tunyweresi barimo bavuga ko ibintu byo kunywa inzoga atari wane. Njyabyibuka agapublicité kayagaca kuri televiziyo Rwanda. Dr. Sabe Nsanzimana ni Minister of Health, ni Minisitiri w'ubuzima. Sibyo se? Yes. Dufite Dr. Ivan Butera cyangwa Ivan, Minister of State in the Ministry of Health. Minisitiri wungirije muri Minisiteri y'ubuzima. Yego, Dr. Ivan Butera. Hanyuma tugakomeza hano kuri Juvenal Marizamunda. Juvenal Marizamunda. Juvenal Marizamunda. Izina ko rigoye kurisoma. Marizamunda Juvenal ni Minister of Defense. Ni Minisitiri uburinzi bw'igihugu, umutekano. Hanyuma Dr. Ugira Shebuja Emmanuel ni Minister of Justice. Ibyo barahita byumvikana neza cyane, ni Minisitiri w'ubutabera. Dr. Ugira Shebuja Emmanuel. Tukaza kuri Dr. Vincent Biruta, inararibonye, Minister of Interior. Uyu we ni Minisitiri ushinzwe ubutaka. Ubwo sibyo ra? Interior. Nyamara byaba ari byo. Dr. Vincent Biruta. Nuko Musabyimana Jean Claude ni Minister of Local Government. Minister of Local Government. Kienyeji ni waziri wa kienyeji mu Giswahili, wa mu Kinyarwanda turavuga ngo ki?
minisitiri ushinzwe inzego z'ibanze. Yego byaba ari byo ariko. Hanyuma dufite Marie Solange Kayisire, ni Minister of State for Local Government. Ni ukugerageza kubishyira mu Kinyarwanda kugira ngo n'uwo ari we wese wenda utazi izi ndimi baba babishyizemo, akenshi bikorwa n'abahanga kugira ngo abashe kwibona. Marie Solange Kayisire, Minister of State for Local Government, minisitiri wungirije muri minisiteri ishinzwe inzego z'ibanze. Ambassador Ambo, iriya Ambo isobanura Ambassador Olivier Nduhungirehe, ni Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Ni minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga. Nibyo mu Kinyarwanda yitwa Ambassador cyangwa Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Hanyuma hakaza iriya Jen ivuga General, ego General James Kabarebe, retired James Kabarebe, icyo nzi cyo ni General. Hanyuma akaba ni Minister of States for Foreign Affairs in charge of regional cooperation. Ni minisitiri muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ubufatanye bwo mu karere igihugu kiba giherereyemo agace. Hanyuma tugarutse hano turasanga Konsole Uwimana, ni Minister of Gender and Family Promotion. Ni minisitiri, sibyo? Minister of Gender and Family Promotion. Ni Minister of Gender and Family Promotion. Ni minisitiri ariya gender mu Kinyarwanda ni iki? Ariya kantu kakujabuka. Gender ubwo si igitsina gore igitsina gabo byose hamwe bihurijwe hamwe mu ijambo rimwe tuvuga uburinganire, ego, ndetse n'umuryango n'iterambere ry'umuryango. Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Konsole Uwimana. Twagiye. Dr. Jimmy Gasore, Dr. Jimmy Gasore ni Minister of Infrastructure, ni minisitiri w'ibikorwa remezo. Ndabahindura abazungu uyu munsi. Hanyuma dufite Olivier Kabera, Minister of State in the Ministry of Infrastructure, ni minisitiri muri minisiteri ibikorwa remezo. Major General Albert Mulasira ni Minister in charge of emergency management, ni minisitiri ushinzwe ibiza. Kinyarwanda Prudence Sebahizi, Prudence Sebahizi ni Minister of Trade and Industry, ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Ambassador Christine Nkurikiyinka ni Minister of Public Service and Labor, ni minisitiri ushinzwe umurimo n'abakozi. Minisitiri w'abakozi ba leta, si byo se? Richard cyangwa Richard Nyirishema, Minister of Sports, inshuti y'urubyiruko, of course. Minisitiri wa siporo. Minisitiri wa siporo ni
Ishari Nyirishema, Richard Nyirishema. Okay, dusubiye inyuma hasigaye abaminisitiri 4, ikaba twihutishije duhita tubikora vuba vuba. Dr. Jean Damascene Bizimana ni Minister of National Unity and Civic Engagement. Uyu nguyu ni minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubufatanye. Minisitiri ushinzwe ubumwe n'ubufatanye. Ubwo si ibyo ra. Hanyuma hakaza Dr. Valentine Uwamariya, inshuti y'abarimu, Ministry of Environment. Ubu ngubu akaba ariwe minisitiri ushinzwe ibidukikije. Yego. Okay, hakaza nanone Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah, Minister of Youth and Arts. Uyu ni minisitiri w'urubyiruko n'ubugeni. Dr. Utumatwishima Jean Paul Abdallah, ufite izina ryiza Minister Utumatwishima. Hanyuma ku iherezo hari Sandrine Umutoni, ni Minister of State for Youth and Arts, ni minisitiri muri ministeri y'urubyiruko n'iki n'ubugeni. Ngayo nguko urutonde rw'abaminisitiri mu Cyongereza. Hanyuma nagerageje kugenda mbishyira mu Kinyarwanda duhereye hejuru kuri minisitiri w'intebe tukarinda aho tugarukira kuri Sandrine Umutoni, minisitiri muri ministeri y'urubyiruko n'ubugeni, Minister of State for Youth and Art. Nakoze cyane. Mukore subscribe kuri channel yacu natwe dutera imbere reko. Ubu hari uko tuba tutagize koko. Umuntu aba yihirinze ngatanga umusanzu we mu kubaka igihugu no gusobanurira abanyarwanda. Mudukorere subscribe, share, comment. Aho twakosheje mudukosore, ntago turi Imana. Tugende twunganirana kugira ngo abantu bagende basobanukirwa bino bintu, kuko ni ingenzi nk'abanyarwanda tuba dukwiye kubimenya mu Kinyarwanda, sibyo rata. Bye bye, naho butaha.